y'imyaka 25, n'iyo myaka 25 nta cyiza nigize mpabona. Aho muri FDLR amateka twigishwaga mu by'ukuri ntabwo ariyo. Twigishwaga kwanga u Rwanda, twigishwaga imico mibi, nta cyiza batubwiraga ku Rwanda. Twumvaga u Rwanda tukifuza nk'urubyiruko kuba twataha, ariko bakatubwira ati nidutaha tukaza mu Rwanda bazatwica. Twajyaga twumva kuri radiyo abadushishikariza gutaha, ariko bakatubwira ati iyo ugeze mu Rwanda barakwica, banza bakagufata amajwi barangiza bakakwica. Ayo ni amajwi mwumva, nta muntu ugerayo ngo abe amahoro. Ariko njyewe ndi umuhamya wo guhamya ibyo nabonye, kuko naje tuje gutahuka twageze mu Rwanda batwakiriye neza, nta kibazo twigize duhura nacyo. Twaje dufite ubwoba, akantu gato kakoma ati noneho turapfuye, ariko ubu ngubu ubwoba bwarashyize. Twisanga mu Rwanda hamwe n'abandi, twisanga mu mirimo kimwe n'abandi banyarwanda. U Rwanda rwaratwakiriye. Tena n'andi mahirwe niba mfite nuko ngiye gutora ku muyobozi wanjye w'igihugu ari ubwa mbere. Ni ikintu kinshimishije cyane. Tena ikindi kibi cyo kuba muri ari amashyamba, bagiye batwinjiza muri ra mitwe bakatwinjiza mu gisirikare tukiri batoya, mu gisirikare cya FDLR. Abana guhera ku myaka 12, 13 bajya mu gisirikare ari abana. Ariko njye nagira ubuntu bwo kuba narageze mu gihugu cyambyaye. Togeze hano batwakiriye neza, twigishwa imyuga, ubu ndakora kimwe nk'abandi. Nanjye ndi mu musingi wo guharanira gukorera igihugu cyanjye, mfatanyije n'abandi banyarwanda kugiteza imbere, tugasigasira ibyagezweho. Nuko murakoze. Murakoze cyane. Ndabasaba gutuza. Murakoze cyane ko muyu mwanya. Nanjye nishimiye kuba ndahangaha. Nari nzi ko ndivuga ibintu byinshi, ariko mbonye uko urubyiruko cyangwa se urungano ruvuga hano, mbonye abantu benshi bazi ibyari byo kuba turi abanyarwanda no kuba iyi saha turahangaha. Icyo nshaka kutindaho, reka nkore ku byo nkora n'ibyo nsobanukiwe cyane. Nkora ubuhanzi bw'indirimbo, ariko nkoresha n'imbuga nkoranyambaga. Nashaka kubabwira ko impano ziri muri mwe zishobora gukora byinshi cyane mu kigoranye nonaha. Kandi numvise hari umuntu ugeze kuvuga kuri internet, yavuga ko ishobora kuba idakoreshwa neza. Urwo ni uruhande rumwe. Internet idufasha byinshi. Twe nk'abahanzi niho dushobora gusakariza ibihangano byacu no kubicururiza. Rero niba ufite impano ukaba ufite internet, uri mu gihugu gifite ibikorwa remezo, wagafatiranya ayo mahirwe, kubera ko njye narabikoze kandi mwarabibonye hari icyo byatanze. Reka nce no ku biyobyabwenge gakeya, igifuri. Urase ku ntego cyane. Ego, murabizi urungano inshuti zanjye, ibiyobyabwenge ntabwo ari ikintu dukwiye kuba dukoresha mu 2024. Ndumva umwanya uturangiranye. Iyo ngira umwanya twari kubiganira cyane. Murakoze cyane.